urashaka kwisobanukirwa no gusobanukirwa umuntu muri rusange. Burya umuntu si inyama n'amagufwa tubona inyuma. Hari umuririmbyi waririmbye ngo umuntu si inyama n'amagufwa, ngo umuntu ni ikibyihishemo. Nukurikira iki kiganiro kugeza ku musozo, urasanga umuntu atari ikihishe mu nyama n'amagufwa y'umubiri w'umuntu gusa. Ku muntu harimo n'ibindi byinshi bifatwa nk'ibitangaza cyangwa amayobera matagatifu. Ariko turagerageza kubisobanura twifashishije ubushakashatsi bw'abahanga ndetse na Bibiliya cyangwa n'ibindi bitabo bitagatifu. Hamwe n'iki kiganiro murasobanukirwa igice cy'umuntu, abakinnyi, abasportif bongerera imbaraga kugira ngo bagere ku ntsinzi. Ariko turaza no kubikora ku bantu bamenyekanye cyane mu mateka nka Mwalimu Julius Nyerere, Saddam Hussein, Adolf Hitler, Vladimir Putin n'abandi. Nk'uko abasportif bibanda kongera umubiri imbaraga, muraza kumenya igice aba bantu bamenyekanye mu mateka ya politiki, igice cy'umuntu wongerera imbaraga. Namwe birabafasha gukora ubushakashatsi ndetse namwe mwisuzume. Usibye abanyapolitike kandi turasuzuma n'abihaye Imana. Turareba imyitozo bakora kugira ngo bagere ku byo bagamije. Abapapa bamenyekanye cyane, abayobozi b'amadini akomeye n'izindi ngero nyinshi turi busesengure. Nshuti bakunzi ba P4 TV Official, turasaba gukurikirana iki kiganiro kugeza ku musozo kugira ngo musobanukirwe uburyo mwakwihindura uwo mushaka. Mu gusesengura ibice mureke duhere ku byo dusanzwe tuzi. Umuntu tubona uko agaragara inyuma umubiri. Umubiri tuzi uko tuwubungabunga. Umubiri tuzi uko tuwubungabunga, tuwugirira isuku, turawugaburira, turawuvuza iyo urwaye, ndetse tuzi uko tubigenza iyo ushaka kugira ibituza, ibizigira, guterura ibyuma n'izindi siporo ku muntu ushaka kugabanya ibinure ku nda. Ndetse byageze n'aho abantu babigisha amasura bakongera ibice by'umubiri cyangwa bakabigabanya uko babishaka. Ngira ngo abenshi bumvise inkuru za Michael Jackson yibagishije izuru kugira ngo abe nk'abazungu. Hari n'ababagisha iminwa kuko yabaye minini, cyangwa n'abiyongerera amabuno bibagisha cyangwa biteza inshinge, n'ubundi buryo bwinshi bitewe n'uburyo babishaka. Icyo gihe baba bari gukora ku mubiri wabo, kimwe mu bice bigize umuntu. Ariko si cyo cyonyine, kuko hari n'ibindi nabyo turagenda tubigarukaho, ndetse tuvuge no ku bantu bazwi mu mateka bagiye babyongerera ubushobozi cyangwa bakabyongerera ingano uko babishaka. Ubwo turaza kurebera hamwe niba binashoboka ko hari ibindi bice bishobora kugwingira mu gihe bititaweho. Muri Bibiliya abahanga batandukanyije ibyo bice by'umuntu bigaragara n'ibitagaragara. Dusome ibaruwa ya mbere yandikiwe Abatesalonike umutwe wa 5 umurongo wa 23. Haranditse ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo Umwami Yesu azaba agarutse. Noneho mu buryo bwa gihanga mureke dusobanure aya magambo. Umubiri w'umuntu twawuvuzeho, umwuka w'umuntu the spirit cyangwa l'esprit, ubugingo the soul cyangwa l'âme. Turasesengura buri gice tumaze kuvuga. Reka dusome nanone muri Bibiliya igitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7. Haranditse ngo Uwiteka iri mu muntu mu mukungugu wo hasi, umuhumekera mu mazuru n'umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubuzima buzima. Hano Bibiliya igaragaza umuntu ugaragara nk'ikindi gice cy'umuntu kitagaragara. Umuhanzi yavugaga ubwo yaririmbaga ko umuntu atari inyama n'amagufwa, ahubwo umuntu ari ikibyihishemo. Iyo dusomye ibitabo bya Pastor Yang Shu cyitwa The Fourth Dimension Spiritually, dusanga hari umuntu ugizwe n'umubiri, iriya bumba Imana yabumbye, akawutandukanya n'umwuka wera uri Imana yamuhumekeyemo. Mbese hari igice cy'Imana kiri mu muntu.
cyangwa se mu yandi magambo Imana iba mu muntu kubera kiriya gice cy'umwuka wayo Imana yaduhumekeyemo. Nk'uko umutoza mu bya siporo yongerera umubiri imbaraga, ni nako umuntu usenga aba yongerera iki gice cy'umubiri imbaraga. Ndetse hari n'abemera ko abasenga biyiriza ubusa baba bashaka kugabanyiriza umubiri imbaraga kugira ngo bongerere imbaraga igice cy'umwuka n'icy'ubugingo umugize. Mu bifatika, uwakoze imyitozo ngororamubiri ihagije aba afite umubiri umeze neza, ndetse n'abakora biriya byose byagarutsweho bari mu mubiri uteye nk'uko bashaka. Ni nako bigenda kuri iki gice cy'umuntu cyitwa ubugingo cyangwa roho. Mujya mwumva bihaye Imana mu Kiliziya Gatolika bagira bati roho nzima mu mubiri muzima. Mu Kilatini bisobanura ngo mens sana in corporetu sano. Vugo yazanywe n'Umufaransa Pierre de Coubertin mu gitabo cya Bibiliya Abakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo kuva kwa 16 kugeza kwa 17 n'igice cya 6 umurongo wa 19 haranditse ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Kugeza aha tumaze kwiga mu bice bibiri bigize umuntu, umubiri na roho cyangwa ubugingo. Nibwo abihaye Imana baba basobanura iyo bashyingura bavuga bati yavuye mu gitaka asubijwe mu gitaka, na roho yo ni urumuri rwavuye ku rumuri isubiye aho yavuye. Mbese Imana iba yisubiranye, ariko ntitujye kubyimwemerere cyane kuko hari abemeza ko roho ijya mu ijuru cyangwa mu muriro cyangwa gutegereza urubanza cyangwa muri purgatori bitewe n'imyemerere ya buri muntu ku giti cye. Twebwe tutitaye aho roho ijya nyuma yo kuva mu mubiri w'umuntu, icyo twashakaga ni ukugaragaza ko hari umubiri hakaba na roho. Ariko se nibyo byonyine bigize umuntu? Hari ikindi gice kigize umuntu aricyo ubwenge, n'ikindi cyitwa amarangamutima. Ku ngero zitandukanye muraza kwibonera ko umuntu usa n'abandi ariko udafite amarangamutima nk'ay'abandi ashobora gukora ibintu bidasanzwe kandi abitewe n'ayo marangamutima nyine: umujinya, agahinda, ubwoba, kwigirira icyizere, ishyari, urukundo, guteteshwa n'ibindi. Ibyo bifite uko byubaka umuntu mu buryo bwiza cyangwa bubi. Dufate urugero rwa Vladimir Putin. Dusesengure ibigize amarangamutima ye, noneho tuyagereranye n'uwo ari we. Ni muntu ki ko tumuzi? Byaturutse ku ki? Ku mikino cyangwa kuri siporo akina, ku mashuri yize, ku idini asengeramo, cyangwa kuko ibi nabyo dukwiriye kubisesengura kwabyo. Nk'uko hari imyemerere ishingiye ku madini izamura igice cya roho l'esprit, murimo umuntu imashini yo kwica, kuko iyo myizerere ye iba ari kumwigisha ko aribwo roho ye izajyanwa mu ijuru niturikizaho igisasu agapfana n'abanzi b'Imana. Umubiri uzapfa ariko roho ye izajyanwa mu ijuru. Uru narwo ni urugero rw'imyizerere itandukanye ya roho n'umubiri, n'ingaruka umubiri ushobora kugira ku bindi bice bigize umuntu. Ariko tubisubikira aha, ahubwo twibande ku marangamutima ya Vladimir Putin kuko niwe turimo turavuga n'inkomoko yayo. Leningrad mu mujyi wa St. Petersburg mu Burusiya kuwa 7 z'ukwa 10 1952. Se yitwa Vladimir Spiridonovich, ngo nawe yari umusirikare wavuye ku rugerero, kandi ingabo zabo zari zimaze gutsindwa mu 1941. Ngo agiye mu mutwe wari ushinzwe gutesha umwanzi umutwe, sabotage. Ngo agahora atoza umuhungu w'ibikorwa by'ubutwari. Nyuma yo gukomeretswa bikomeye na grenade, ngo amarangamutima y'umwana we Putin yarayazamuraga cyane ubwo yabaga arimo kumucengezamo amatwara akarishye y'uburwanyi. Ibyo ngo yabikoze ku gihe cyose cy'ubugimbi bwa Putin. Mama we nawe ngo yaciye mu bihe bikomeye. Umwana we wa mbere yamufushije ataragera ku mwaka, n'uwa kabiri nuko. Yabyaye Putin agejeje ku myaka 41.
yahise agira ikibazo cyo mu mutwe bitatumaga abasha kumenya uruhinja rwe kubera ubwo burwayi. Putin ubwo yavukaga ngo byari ibihe bikomeye by'intambara, barwanaga n'abanazi. Iyo ntambara yapfiyemo abantu benshi cyane, byari ibihe bigoye. Icyo gihe baryaga ibitaribwa, bakanywa kore, ndetse ngo hari n'abaryaga abantu bagenzi babo. Mama we ngo kubera inzara hari ubwo bamuryamishije mu bapfuye, ariko ngo mbere yo kumujugunya mu cyobo hari abavumbuye ko atarashyiramo umwuka. ngo ubw'ubuzima bw'amarangamutima ya Putin. Undi munyapolitike ni Saddam Hussein, ni perezida wa 5 wa Iraq. Yagitegetse kuva tariki 16 z'ukwa karindwi 1979 kugeza ku wa 9 z'ukwa 4 2003 ubwo yakuwe ku butegetsi. Zamuteye ziyowe n'igisirikare cya Amerika gifatanije n'icy'Abongereza. Icyo gihe yarafashwe ahanishwa igihano cyo kwicwa amanitswe mu mugozi kwa 30 z'ukwa 12 2006. Amatwara yari afite ndetse no gutegekesha igitugu, abenshi bemeza ko abikomora mu gukomereka kw'amarangamutima ye ubwo yari akiri uruhinja agapfusha se, noneho nyina akamujyana gushaka undi mugabo. Uwo mugabo yamufataga nabi cyane, bituma akurana amarangamutima ari mu bugome kurya yarinze yakurana. Ibi bijyanye n'ibyo twavuze haruguru. Uko umubiri ugaragara, umuntu ashobora kwibagisha izuru cyangwa umunwa, ariko ku bijyanye n'igice cy'umuntu cyitwa amarangamutima nabwo ashobora guhabwa ishusho nziza cyangwa mbi. Tubivuze mu magambo yumvikana, amarangamutima ashobora kugirwa meza cyangwa mabi, noneho umuntu akayakurana nk'uko yayaremyemo. Nibyo Abanyarwanda bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Dufashe urundi rugero, Adolf Hitler. Abantu bose bazi amarorerwa yakoze n'ubwicanyi butagira izina yakoreye Abayahudi. Uyu nawe mu mibereho ye yagiye agira ibibazo by'amarangamutima, aho yapfushije se akiri muto mu gihe gito na nyina akamukurikira. Noneho ubwana bwe akabumara mu marangamutima mabi, nta rukundo nta mpuhwe yigeze agaragarizwa. Bikaba byaramuremyemo ubumuntu butari bwiza cyangwa kubura ubumuntu muri rusange. Tubihuje n'urugero rwabanje, bigaragara ko uko umuntu akura mu gihagararo agahinduka uko agaragara n'amarangamutima n'uko. Bivuga ko muri ako gahinda yakuriyemo n'ubukene ngo byari uko ngo yarinze ageze imyaka 25 y'imfubyi, nta n'akazi arabona. Noneho mu 1914 akwitana n'icyo twakwita amahirwe kuri we cyangwa ibyago. Haba intambara ya mbere y'isi yose. Mu 1919 intambara yararangiye afite ipeti rya kaporari, ariko ngo yari umugome urusha abandi bose. Ubwo yagumye mu gisirikare, ashingwa kuneka no gucengeza amatwara yo kwangisha abantu politike ya komunisme. Mu 1924 ashinga ishyaka ry'abanazi. Intambara y'isi yose niyo yapfiriyemo urupfu kugeza ubu rutaravugwaho rumwe, aho bamwe bavuga ngo yijugunye mu ngunguru ya acide yanga ko ingabo z'Abarusiya zamufata zikamushinyagurira. Amarangamutima ye ntiyari ameze nk'ay'abantu basanzwe. Ese hari igice cy'umuntu twavuze cyangwa twavuze mu buryo nawe wajyaga wibazaho? Dukora iki kindi kiganiro kizaza gikurikiye iki, aho tuzavuga ku byamamare byubatse amazina, haba mu mupira w'amaguru, abihaye Imana, abanyamuzika, abanyapolitike, abasirikare. Tuzanabafasha gusesengura igice cy'umuntu bongereye ubushobozi, bakabafasha kubaka izina. Nawe usuzume cyane igice cyawe waha ubushobozi kugira ngo ugere ku byo ushaka. Twandikire muri comment, ukore share, like na subscribe. Ibyiza biri imbere.